ishuri mbanza nkaca mitira yego ngo mbanza nkaca nkajya kuraba abajama banje muri ghetto yes hari amazu ya muri ghetto nayo rero hari amwe yica okay ntabwo mvuze ko yakuraho simvuze ko utashaka ghetto urabize ko umuntu wese yatangiye kubona yatangiye kumva ngo yakuze ubwigenge avuga ati umwana runaka ategera ati rangire kijye kwishinyira ghetto yawe ari gakondo yiwabo ahantu ari kurererwa ku ishuri amasomo ari gufata ni fake bwira ukuntu uzajya mu ishuri ukajya wenda gukora ikizami wasinze uri free urumva ibyo ni ibintu bidahura ariko muba mukwiye nk'abarezi muba mukwiye kumenya uyu mwana turi kurera abayeho gute mwige no kumenya amabanga y'abana muri kurera amabanga bagirana ufate mugenzi ubona bagendana cyane umufashe umubaze indirimbo ze nabonye zarazamutse kundi turabashimiye cyane mwarakoze kumureba kumukurikirana kandi no kumuha imbaraga nyinshi cyane Vidabaka niyo turi muri studio kakanya uyu munsi urabona ute uyu munsi wishimye uyu munsi ni fresh kabisa nanjye nishimiye kugaruka hano kuri Inze Talks kabisa Inze Talks show abantu banyu ni fresh abantu banyu support yabo nagiye nyibona ni ibintu bimeze neza cyane rero kandi bakomeza n'abandi badushyigikira Hello guys, mwongeye kwirwa abakunzi ba Inze Talks show. Uyu munsi turashima Imana ko turi bazima, dusoje icyumweru turi bazima, nawe cyaberekiza bakomeze bagubwe neza, nawe cyabereye kibi bakomeze bihangane. Hello guys, uyu munsi dufite insanganyamatsiko tuza kwigaho. Ese kuki urubyiruko rushiri mu biyobyabwenge? Impamvu tuvuga urubyiruko rushiri mu biyobyabwenge, urubyiruko rw'iki gihe nibo bantu usanga barabaswe n'ibiyobyabwenge. Ibintu nk'ibyo. Hello guys, uyu munsi nabazaniye Vidabaka. Ese twarabwiye ati tuzamugarura, nongeye ndamugarura. Ubushize bamwe ari ikiganiro twakoze barakishimiye bavuga ati komereza uwo musaza, n'indirimbo ze nabonye zarazamutse kundi turabashimiye cyane mwarakoze kumureba kumukurikirana kandi no kumuha imbaraga nyinshi cyane. Vidabaka niyo turi muri studio kakanya uyu munsi urabona ute uyu munsi wishimye uyu munsi ni fresh kabisa nanjye nishimiye kugaruka hano kuri Inze Talks kabisa Inze Talks show abantu banyu ni fresh abantu banyu support yabo nagiye nyibona ni ibintu bimeze neza cyane rero kandi bakomeza n'abandi badushyigikira kuba nagarutse hano ni ibintu birenze man ni ibintu birenze kabisa kuko ni ibintu byo kwifuzwa kandi n'abafana bagiye babisaba muzamugarure cyane. Nagarutse rero reka tubahe show kabisa. Ni ukuri ni byiza guys, iyo mudusabye ikintu turagikora kuko benshi twabonye baratwandikiye ati muzongeye mu mugarure. Umunsi twumvishe inama zanyu, twumvishe n'ubusabe bwanyu, twabikoze twamugaruye. Uyu munsi niyo turi muri studio. Yes. Niyo tuza kuganira ku kiganiro kuri topic dufite, insanganyamatsiko y'umunsi dufite. Ese ubona urubyiruko rushiri mu biyobyabwenge gute? Yes, urubyiruko wenda ndavuga no kuba trist. Nta kibazo. Bakiri batoya abenshi cyane cyane bari abaririmbira cyane ya Kenya Trap. Nagize amahirwe yo gukorana nabo abenshi usanga ikiyobyabwenge kiri imbere kurusha ibikorwa bakora. Urumva ugasanga umuhanzi ari down, ibikorwa nibiri kujya imbere kubera iki, ariko ugasanga nago muri huduze hajya habura igikombe mani atonganyirizamo ibintu arangije kunywera minori. Urumva rero ni ibintu byadanje ibyuma baranywa. Urumva ni ibintu ndeba nk'umuhanzi wizera yuko kunywa itabi nta kintu ahubwo binamaze byica ubuzima. Urumva
ni ibintu ndeba nkashaka hari ukuntu ureba umuntu ukabona mukaganira mukaba n'inshuti ugamije no kumuhindura se wamuganiriza ku byerekeranye no guhinduka ukabona ahise ahindura isura kubera iki cya kintu cyamubase aramutse akibuze ntekereza yuko bo baba bumva batabaho arakanshaka kukongereraho kuri iki gihe ukumva umuhanzi we ntabwo dushaka kubavuga amazina sibyo bamwe turabazi ntabyo amazina kuko akenshi hagiye nakoraga mu mastage aba banzi bakomeye mu Rwanda nyine bakomeye ba hip hop cyane cyane benshi twakora sibyo ukumva ati njye ntabwo njya kuri stage nta kintu mfite cyo kuba ntanyweye sibyo ukumva ati njye ntabwo njya kuri stage arakana muri iyo minsi barimo kuvuga ati nari mu kariro this time banamwima ibyo yabasabye nyine urumva bikaba ikibazo ukumva nyine ukumva imbaraga ufite urazikoresha urazibona ari uko unyweye rya tabi ya nzoga sibyo ukumva iyo nzoga ushaka ibyo bitabi n'ibiki byose ibyo bwishaka kunywa sibyo nibyo biguha imbaraga zo kujya mu bafana ukubitire stage sibyo ese njye ndibaza utayinyweye biriya bitabi utabinyweye biriya biyobyabwenge utabinyweye yego ntabwo wakora ikintu bagomba kumenya cyo urumva niba uri umuhanzi ufite tara imana yaguhaye urumva imana yaguhereje na vibe baragushuka bakubwira ngo nukora bino nufata bino urongera vibe ahubwo urimo urigabanyiriza iminsi yo kubaho bro urumva kubera ko biriya biyobyabwenge birica ni ibintu twese tuzi we nuvuga ngo ndabona imirongo hari abahanzi bizera ngo ndabona imirongo nanyweye itabi ndabona vibe nanyweye ibiyobyabwenge runaka bitewe n'ibibanyura njya mbabona ariko that mind bro urumva ntabwo ibyo bintu ari byo we niba uri umuhanzi vibinga boro zawe ariko usigasira ubuzima bwawe urumva uri gutagetinga gushimisha umufana ariko kandi ita ku kintu cyitwa ngo ita ku kintu cyitwa ngo ndamushimisha igihe kingana iki nzamara igihe kingana iki ndi gushimisha umufana wanjye wanyizeye akankurikira sibyo ibyo rero ntutanywe ibyo biyobyabwenge ntekereza ko ubuzima buzagenda neza kubera ko n'iminsi iriyongera yo kubaho abenshi ahubwo muba mukwiye no kuba mu buzima bwo gusenga kuko hari abantu bazi ko abasitari badasenga abahanzi badasenga akazi akora mu kazi ni nk'uko umuhinzi afata isuka akajya kwakitinga kuriya bro akajya guhinga ku cyumweru akajya gusenga n'umuhanzi ni uko biba bikwiye kugenda kariya ni akazi gatunga umuntu ntabwo ari akazi k'ibirara ntabwo ari akazi k'ibiyobyabwenge urumva nk'uko abenshi babitekereza ababikora abatubanjirije mbere njya mbona abenshi baranahindutse ariko akenshi usanga ariyo mpamvu sosiyete ifata umuhanzi kuriya urubyiruko rero rukwiye kumva yuko kubona imbaraga iyo utabonye iz'isi ushobora no gushaka iz'ijoro kuko ayo mahirwe turayafite 100% genda bihana urumva abenshi niyo mpamvu bagiye muri gospel gospel ni injyana ihumuriza n'abasitari dufite gospel ni injyana y'isanamitima ry'abantu gospel ishobora gufasha abantu sekira muzika itafasha urumva kubera ko uri kuririmbamo ibintu bihumuriza ikiremwamuntu bihumuriza umutima w'umuntu urumva ariko icyubaka cyose tuba dukwiye kugikora kandi tukagikora neza tunasigasira ubuzima bwacu kugira ngo n'ejo hatari uyu munsi tuzongere dukore ikintu kirenze cya kindi so njyewe urukuntu muri iyi minsi sibyo usanga ibintu by'amapati ari ibikorwa byinshi bwawe bitabiriye pati yego
none abenshi baba bagiye abenshi batubabarire hari ibintu muri iyi minsi ubona urubyiruko rugiyemo cyane ari ibiyobyabwenge kubera iki no ku mashuri birahari sibyo yego no ku mashuri nabyo birahari no mu mashuri birimo abanyeshuri bayobotse ibiyobyabwenge byo ni ibintu tudatindaho urumva abanyeshuri benshi bagenda bananduza n'abandi ariko njyare ukumva ati utanguye akantu nabonye ati bro ni akantu ngiye kuvuga nyine akantu baraganiriye yego babwire ati bro ati muri iyi minsi ukuntu umeze urumva ndumva nakaruye imbaraga mu rugo ntumva meze neza mu rugo urumva yego urumva ati se kubera iki ubikora nawe nabaye baganiraga sibyo ati se kugira ngo izo mbaraga nzukura nanjye nzibone mu rugo bajye bavuga mbakange sibyo mbega ari njye mugabo mu rugo yego ni inama wangira tukamubwira ati bro reka njye mubwira ikintu uzakora ati hari ahantu sibyo nimugoroba mvuye ku ishuri mbanza nkaca mitira yego ngo mbanza nkaca nkajya kureba abajama banje muri ghetto hari amazu ya muri ghetto nayo rero hari amwe yica ntabwo mvuze ko yakuraho simvuze ko utashaka ghetto urabizi ko umuntu wese yatangiye kubona ngo yakuze ubwigenge avuga ati umwana runaka ategera ati rangire kijye kwishinyira ghetto yawe yego noneho ugasanga mu masaha wenda nk'uriya mwana yiga muri ghetto sibyo ugasanga afite n'abandi banyeshuri ajyana iwabo muri iyo ghetto ye afite ni igikundi nyine afite igikundi cy'abanyeshuri yafashe yigaruriye aragenda akabahereza imyotsi bakanywa bakumva ko ari n'uwahara bro ibyo bintu ntabwo ari byo nyine kariya akantu kagenda kazamuka wanduza n'abandi uhereza n'abandi uhereza n'abandi cyane umwana niba ari kunywa itabi afite imyaka 13 ari ku ishuri birumvikana azakura anywa itabi abazamukomokaho bazakura banywa itabi urumva kubera iki ni nk'aho biba ari gakondo y'iwabo ahantu ari kurererwa ku ishuri amasomo ari gufata ni ifege bwira ukuntu uzajya mu ishuri ukajya wenda gukora ikizami wasinze uri free urumva ibyo ni ibintu bidahura ariko muba mukwiye nk'abarezi muba mukwiye kumenya uyu mwana turi kurera abayeho gute mwige no kumenya amabanga y'abana muri kurera amabanga bagirana ufate mugenzi ubona bagendana cyane umufashe umubaze kuri uriya muntu mu gihe uri kumukeka kuko biriya bintu byazarangira abana bose mu gihugu umubare uzamutse n'ubundi biri kuzamuka ariko biri gutangirira no mu mashuri kubera ko umwana aratangira segonderi anywa itabi akayisoza anywa itabi ugasanga noneho nko muri karitsiye mbamo harimo abana basoje amashuri ariko kubera yiza anywa itabi nanone yirirwa mu tuyoga bita utuduruduru ntashobora azi ubwenge ariko ahora avuga ubuzima buri kubacika bamwe bro kubera iki biyiciye ubuzima bakiri batoya bakiri mu mashuri ikiyobyabwenge si ikintu mu gipowe ntabwo ari ikintu nanjye ndi umwatiriste iyo numvishije uri gutuka umuhanzi uwo ari we wese ngo anywe itabi anywa ibiki bitewe n'uko umubona mu mashusho bitewe n'uko yitwaye ibyo byaturutse kure sinjye nanabajajinga ariko wowe n'umutima wawe na tara yawe ugomba kwizera yuko ibintu byose bishoboka nta kintu wafashe ahubwo ari tara yawe n'ibikurimo bigamije kubaka sosiyete ntekereza ko rero ibintu bishobora kugenda neza umuntu agiye yita ku buzima bwe urumva kurusha ibindi byose kurusha n'iby'isi bro ntabwo uzi imbere hawe ngo hameze hate haremye hate ariko nta nubwo uzi niyo mpamvu uba ukwiye guhitamo icyiza
nimba kuri kiriya gipapuro kitabi handitseho ngo itabi ririca shumi yanjye ukaba wewe warasaze ngo naribonye ngo nanapfa nkaho muranasetsa bro njyewe hari umuntu twakoranaga sibyo yego kugira ngo azakore mbega njye kuko nakubwiye akenshi nakoze ku mastage ayo mastage atandukanye yego ba mastage sibyo ba mastage ati ngenda banza njye kwipamba babyitaga kwipamba yego urumva adasondeka ngamubwira ati se nutanywa iryo tabi nutaribona ntabwo uri bukore kuko twaga twamusiye kuri fishi sibyo ati njye mbere yo kujya ku imfishi wanze mushake n'icyo kunywa yego urumva niba mushaka kunyamamaza nzakore mu gitaramo cyane wanze mumenyere mba nza mwaze mushake icyo nzanywa tubati ibyo nabyo we tukumva we tubati kuko nta kibazo ariko twe tukumva ni utuntu tworoshye tubatatu ntabwo gafanta nako ni ako kantu wakanywa gakeya ariko twe ako we tukumva ni akantu koroshye we ntabwo ari butugore ko mbashaka iki murimo mushakira umuntu afite mugo afite ingozi y'iki garashaka kubaye afite iki we ntabwo yagiye kuri stage cyabanje kwipamba birumvikana birahari bireze ngiye nkamubwira ati se nurinywa ngiye namubwira ati n'ubu ibyo bintu nibwo ubona imbaraga zo gukora ati ngiye rwose ntacyo nabonye ntabwo nakora urukumva ati mva bro mu kwica papa ngiye nkumugira inama nkamushyira kuri nk'amati mva nkubwire sibyo ibyo yuko wishyizemo ibyo nimba ryaramaze kukokamamo sibyo byaragize chronique sibyo mbabarira kuko nujya kuvuga ngo urayemo ibitabi nijoro uraribura sibyo hari bavuga kujya muri studio ni ukubanza kuba wanyweye sibyo ni ukubanza kuba wahaze nawe mbega utazi ibyo ugiyemo nta nubwo uba uzi naho ugiye kujya kuri stage n'ibyo uvuze ubitekerezaho nyuma nyine nanjye ndakubwira n'umva usanga za ndirimbo barimo kutuzanira harimo ibintu by'ibishego ukuntu urumva mbega amayinde y'abanje aragenda gusa nanone kuri icyo kintu umuhanzi hari umuhanzi ukora umuziki ari gutagitinga isoko akaba ariyo mpamvu ari gukoresha izo mvugo z'ibishegu se n'ibindi ariko hari undi ugenda agahurutura ibintu byo ngenda bizimba muri studio keshi bro urumva ndabizi akagenda agakubita ibintu aho ngaho atari wenyine none se inama wagera urubyiruko indirimbo zipfa ni nyinshi ni buri munsi producer tukamubwira ati iyi ndirimbo irasohoka biraba ibibazo bikomeye cyane kubera iki uwayanditse ntahari ubuzima ntabwo afite indirimbo nifite ubuzima iyo wasinze iyo ikintu kibi kikurimo nicyo utanga urumva rero murekere kwizera ikintu ku bahanzi batoya kuko abakuru mudufashe ni mwebwe muri kwica barumuna banyu urumva kuko nimba umuhanzi abonye inkuru n'abapaparazi bajye badufasha abonye inkuru ati runaka ibiyobyabwenge iki n'iki afata gutya mumenye amateka muvuga ku bahanzi kuko nimwe mwandika inkuru urumva mugire ibyo mufata bizima kuko n'ubundi indirimbo bandika ziradufasha buri munsi ariko dufashwa n'ibyo bari kuvuga ntabwo dufashwa n'ibyo banyweye ibyo ntibinakwiye nizo vibe zabo nta n'icyo twabihinduraho ahubwo bo nibo bafite icyo guhindura kuri ibyo bintu none se ubwo hari ukuntu bavuga ngo abaririmba hip hop sibyo ngo akenshi baba banyweye ibintu by'ibitabi ako hip hop ese nibyo hip hop umuntu ayiveho sibyo mureke na hip hop kwandika indirimbo ya hip hop bikunanije icyo utanyweye hip hop ni ibintu bikubita gutya hasi hejuru urumva nujya mu rusengero bagakubitamo ikorasi ugafashwa ziriya vibe uko uzibona utanyweye ibyo rero na hip hop niko bikwiye kugenda wowe ubwawe fata wirepetere wowe ubwawe n'umutima wawe n'ibikurimo ubikubite uko ugenda winjiramo neza vibe ziraza none se reka kuvuga ngo reka ngo nywe itabi ngo mbone vibe vuba ngo reka nywe amayoga uri kwicira ubuzima ibyo nushaka unabimenye si ibintu ukwiye gukora urumva
hari akandi tuba dufata nyine iyo twatumiye umuhanzi yego ngo bakumenye ko uri umuhanzi sibyo ubuse duheruka utubwira ku mishinga yawe yego sibyo nabo barabizi kandi babwiye imishinga barabizi n'ikindi kiganiro twakoze ubushize dushimira abantu bagiye twakira urumva tubona kuri komenti ati se mwazamugaruye yego iminsi kubaje ubusabe bwabo nyine turongera turagutumira kandi twakubwira ni mu rugo fresh nagiye mbizi kuko mwanagiye mubimbwiye noneho ubwo nk'abakunzi bawe nyine udarukaga kubonana nabo uragira akantu batamanye this miss please utamfatanya n'iyi miss this miss bitch sauce ivuga ubushit this miss kiss chase uzihamaji don't you love cup to vitomati you know you can mama weary bush formati you know it's kind of hard love nigga formati pachu with my piece now never me migi yaksi trust to try me oh baby ni haso na hubu ndamilo oh baby ni haso na hubu ndamilo oh baby ni haso na hubu ndamilo oh baby ni haso na hubu well I can't imagine losing you low every night I go fight for your love kubera ko nkukunda baby ndagukunda mami gusa nuko mba ngomba guhiga moni nagukunda mami gusa nuko mba ngomba guhiga moni yes so barakoze cyane guys bidabaka twongeye turagaza nyine tukomeje n'ubusabe bwanyu mwadukwandikiye nyine twungate tumugarure by the way mukomeze mudushyigikire nk'uko n'abandi tugenda tubibona buri munsi umunsi ku munsi izo ndirimbo mba ndi kuririmba ziri kuri YouTube channel yanjye Vidabaka yes ni Vidabaka wandika vida mu kinyarwanda ugakoresha back wandika ba ikanguye ugashyiraho na ya ka ya q imwe imeze nka o ariko irimo na karongo iriya rero niyo yandika baka yanjye ku izina ryanjye ugahita ubona ibihangano byanjye bitabizo nta nubwo wirirwa ujya gusacinga byinshi wapi kabisa mubirebe rero mubikunde mubishyigikire kabisa ni ibintu bya danje nihe nama wagira urubyiruko rwibasiye ibiyobyabwenge inama ya mbere ibiyobyabwenge hari na yes reka mbabwire ikintu kimwe nk'umuntu wagendanye nabo waganiriye nabo wasangiye nabo urumva ariko apana ibiyobyabwenge hari ukuntu wisanisha n'abantu bose kuko nje niko ndemye ndisanisha n'abantu bose mani nabo baricuza ukajya kumva umutipe arakubwira ati ariko ibi bintu ngiye mbonye uburyo ndeka itabi narireka kuko rirankonsoma cyane ariko byaranze sibyo kandi ngo sigare na ntago bari kunywa ibyo biyobyabwenge kuko babikunze ni byarababasi kuko niyo mpamvu iyo content yanyu iri kuvuga ngo ni kuki urubyiruko rushiriye mu biyobyabwenge byarababase kandi sibwo buzima bwabo nabo babonye ubundi buzima byakunda so kubona ubundi buzima rero ni gute wowe ganira n'umuntu utanywa ibiyobyabwenge by the way wumva amahoro afite mu mutima wumva uganire n'umukristo uganire n'umuntu ukijijwe wegere umuntu ukijijwe wumva amahoro afite mu mutima urumva urasanga wowe waragoswe bro urumva niwumve nkubwira gutyo kubera ikindi nuko ibintu urimo nta shingiro bifite sibyo ibintu rero urimo wabireka imyumvire ya muntu niyo ituma atareka ikintu ariko iyo uvuze ngo uyu munsi ndarya iki mu buzima busanzwe bworoshye byanze bikunze ugomba kukirya urumva rero nabo uvuze ngo ndareka itabi waririka bro kandi ukirinda n'izindi nzira ziguhuza na rya tabi nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma uririka bigakunda sere mbaye kuguca mu ijambo arakana njya numva
ngo wari ukuntu bamwe bajya no kwa muganga kubera itabi. yes akajya kwivuza ati ngiye muganga mbabara umfashe ndashaka kuva ku itabi. hari umutipe mfite ngo ngari n'imiti bazanye ngira miti sinyizi ntabwo ndayibona. Ego ngo hari imiti ngo bazanye gufasha kuva ku itabi. hari umutipe mfite turi kuganiriza yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge ariko ari kugenda agabanya, sibyo? Sinzi nimba ubutaha mwazanyemerera nkamuzana akabahereza ubuhamya bw'ukuntu yari ameze. Njye nahuye nawe ameze nabi. Urumva turamwakiriye guys, mubashe kumwakira bazatuzanira. Njye nzamuzana n'isezerano mbahaye. Urumva azababwira ukuntu yiyumva n'ukuntu mbere yari ameze. Muzahita mwumva itandukaniro ryo kunywa itabi, ryo kunywa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose, no kubaho uri soba nta kibazo na kimwe ushaka kwiteza. Kunywa amayoga, gusinda nibyo bibajyana muri so. Nimusanga mwisanze amasheni y'ubufu bro, kuki ugomba kugendera mu kigare? So inama nakugiraga rero muntu wanjye, fata umwanzuro uhereye nonaha turi kubivugana. Fata umwanzuro uvuga ati itabi ryarambase ariko nanjye ibi nabikora, kuko runaka azi runaka washoboye ibyo bintu bikarangira. Icyo ugiye gukora ni ikihe rero? Wa muntu wawe uhora tangira ureke ya nshuti yaguhuzaga n'itabi, sibyo? Avuga umwe nari kuzanira, kuko abenshi bararibazanira. Hari n'igihe uba wihaye agahenge ukajya ukabona umuntu araje ashyizeho ifege mu nzu yawe. Abo bantu bose baca iwawe, urumva? Aho ntabwo akekana. Reka ngombye hari akantu bavuga ikibindi kikakubi hafi. Nyine turabyumva, hari ukuntu bakubwira ngo iyo uri kubona umuntu unywa itabi, sibyo? Ahubwo wowe numara guhinduka uzegera ya nshuti yawe, ntabwo uyanga, uyiganirize nayo yihindure. Ariko bumuretse basi nk'ukwezi, sibyo? Ureka itabi. Akantu bajya bavuga nugabanya ibintu inzira ziguhuza n'itabi, naho uzahurira naryo. Amafaranga yawe utekereza ibintu biri big byaguteza imbere uyashoremo. Iryo jana waguraga itabi ri saving, imenya ngo ejo nindi shyiraho irindi jana birabyara desa bro. Utagiye kubita mu matabi. Ibyo ni ibintu biri kukwangiriza ubuzima. Nutekereza ku kintu rero cyatuma ureka ibiyobyabwenge ugafata indi nzira, ubitekereza ariko unafata indi nzira, andi mahitamo meza mazima. Urumva hanze ni amahitamo menshi wagira, ni ubuzima bwiza wagira. Urumva wahitamo namwe ibyiza muba mubizi, ndabizi muranabyifuza, sibyo? Ariko wabigeraho. Imyumvire yawe irimo irakumvisha yuko utabikora, ariko ibyo bintu wabikora, ni ibintu bishoboka. Nawe utekereze neza inzira ya nyayo ukwiriye gucamo. Nicyo nakwibwirira. Urumva nicyo nakwibwiriraga. Wowe utekereza inzira ya nyayo itaguhuza n'ikibi. Fata inzira, nibiba ngombwa yuko nagana n'urusengero, wemera ugende. Gahunda n'ubundi ni ukukunegura nk'umunyabibi, ariko ibyo birarangira ugahinduka umukristo bro. Ureke ibyo bintu. So guys, ni byiza ko mwadukurikiye. Turanabashimira cyane abakunzi ba In The Talks Show. Yes. Tuba tubazana ibintu bishyashya, tuba tubazana content nshyashya. Guys, Feedback atwemerera kazatuzanira umuhamya. Yego. Wamubwiye ibiyobyabwenge mbere, noneho ubu ukuntu yahindutse. Muzamfashe tumukurikirane, muzaduha umwanya, ubu munsi tuzakora live. Yes. Munsi tuzakora n'uwo muhamya tuzaturi live. Yego. Sibyo? Hari abantu bari bamenyereye bakobwa bacu dukorana. Insarashinga nyinshi bagiye. Bafite inshingano bagiyemo. Ya, birumvikana. Birumvikana abantu. Ariko ni byiza ko mwadukurikiye. Abakunzi babo bihangana. Ariko natwe ntabwo. No barahari nuko bari inshingano bagiye. Yego. Mwakoze kudukurikirana, mwakoze kuduha umwanya wanyu. Nukuri ni byiza. Impanuro zanyu tuba tuzireba,
ibyo mutubwira tuba tubireba. So guys, ibiganiro dukora akantu ngunda kuvuga ngo natwe tuba turi kwiga. Yes. Twe dukora ikiganiro tubahereza namwe muduha. Yeah. Kugira ngo dufashanye twese. Iyo dushyize hamwe usanga buri wese hari ibyo atarazi ariko akabimenya. Yeah. Ari komenti zaho tureba bamwe batubwira ati mukore gutya mukurikirana gutya. Ni byiza guys, mu by'ukuri mujye mukoreza turabashimira. Muri mu nzira Imana ibashakamo kwa. Turashimira ibintu bamudukorera. Ni byiza cyane kuduha umwanya wanyu, kudukorera amashyi twarabibonye. Ni ukuri turabashimira cyane. Aho tugeze ubu ni mwebwe turi kumwe, sibyo? Aho tugeze ni mwebwe mudufite mu biganza, sibyo? Mukomeze mudutere imbaraga, mudushoboze. Inkunga yanyu dushaka niyo kutugira inama, sibyo? Kutubwira ngo bimeze mugere gutya muri iyi nzira ni gutya. Guys, ni uko turabashimira mwakoze kudukurikirana, naho butaha murakoze. Thanks.